Oh yes, engaro namakuru agiye agaruka n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye ngo inda ya Pamela ngo akakanya ngo ivuyemo. Niko abantu benshi bari kubivuga ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kurebera hamwe niba te bya binyoma abantu bahimbye bakaza bigwa barabeshya abantu, ubundi tubihuze n'ibyagiye bimuvugaho cyane ko dore ko akimara gushira iriya ndirimbo hanze ayanitse iriya ndaye, abantu benshi bagiye babivuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bakavuga bati uriya ntago ari umuco w'umunyarwanda. Turi buze kurebera hamwe Mutesi Scovia hari icyo yabivuzeho, ndetse n'uriya mupfumu ari uri gukeka ko yaba niba koko yavuyemo ari we wayikuyemo, dore ko uyu mu rutanga rw'amaboko rwose bakimara gusohora iriya ndirimbo bagashira n'amashusho hanze ndetse n'amafoto akagenda acicikanya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yabavuzeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kugenda tubihuza dore ko biri kuvuga ko ari we waba wayikuyemo kuko ni umupfumu, ndetse n'abandi bantu benshi bari gukekwa kuko ngo ntarimo abantu benshi batifuriza umuryango wabo neza, dore ko nta muryango ubura abanzi. Ubu nitubihuzahuze n'ibyo Mutesi Scovia yavuze ati ibi ngibi si byo byagakwiye ku mukobwa w'umunyarwanda, uyu si umuco w'abanyarwanda, ibi ngibi ni iby'abazungu. Ntago wagakwiye gufata ibintu by'abazungu ngo bigarure mu muco w'abanyarwanda, maye wica umuco w'abanyarwanda. Kose abantu benshi bagatera umujugujugu uyu The Ben ndetse na Pamela bavuga ati kwanika umwana wawe ku gasozi rwose inda yawe ukagenda uyanitse kugira ngo ubwire abantu ko utwite, ntago ari byo. Dore ko kera ngo umwari rwose wabaga atwite n'inda yayihishaga kugira ngo atamenya wenda n'umuntu utwite, ariko bikenda bikigaragaza ko atari nka kuriya bakuyemo imyenda ngo bifotore ndetse n'amashusho nyine akwirakwire ku mbuga nkoranyambaga Pamela atwite. Ibyo byose turi bubihuze rero, andika nawe muri comment uko uri kubyumva ubundi tuze n'ikiganiro. Ubundi ahantu nakuye no makuru bavugaga yuko rwose inda ya Pamela yari imaze amezi 7, n'inda yari imvutse rwose yari isa nkaho ikuza, ariyo ntayo mpamvu bayigaragaje mu mashusho ndetse n'amafoto ukabona rwose iri kwigaragaza neza. Icyo kinyamakuru cyagiye cyandika ko iyo nda ya Pamela imaje kuvamo, dore ko yafashwe akajya kwa muganga, ari byo abantu benshi babonaga bakagira ngo agiye kubyara, ariko ngo yari ameze nabi, ntabwo yari yakageze igihe. Ibyo ngibyo byabaye nyuma yo bashiriye amafoto hanze ndetse n'indirimbo abantu bamutera imijugujugu, abundi agiye kwa muganga umwana ngo avuka yapfuye dore ko atari yakagejeje igihe. Ari byo byatumye abantu benshi barakara ndetse bakanababara cyane, bakavuga ati mu Rwanda niba hakiri ubugome nk'ubu ngubu mu Rwanda ntaho tuzagera. Ibinyamakuru byinshi rero byagiye byandika nkaho bisa nkaho byaye byamuraguriye cyangwa biri kumutera umwaka bivuga ngo yabyaye, kandi mu by'ukuri ntabwo yari yakabyaye, ndetse n'igihe cyo kubyara ntabwo cyari cyakagezwe, dore ko ubusanzwe umugore atwite igihe yabyaye neza abyarira amezi 9. None amezi 9 ntiyari yakageze, ahubwo yari afite amezi 7, ari nabyo byababaje abantu benshi, ariko The Ben ngo akaba yasutse amarira. None rero tugiye kubirebera hamwe. Abantu benshi bari kuvuga bati uyu mupfumu rutanga rw'amaboko kubera ko yabavuze ibintu byinshi bakimara gusohora iriya video niwe wamukuriyemo inda, dore ko ari umupfumu kandi akaba afite imbaraga z'abakurambere. Abantu bakavuga ati we nanone ntago ari byo, kuko umugore indishowe kuvamo ku zindi mpamvu zitandukanye hatajemo ibintu by'amarozi, dore ko Abanyarwanda ikintu cy'amarozi ari ikintu cyose bikoma rwose. Iyo habaye nk'akantu umuntu wese ahita avuga ati ni amarozi, haba nk'akantu ati ni amarozi, ariko rwose natwe ntituzi ngo biri gushira biherera hehe. Gusa ikiri gutangazwa ngo inda ya Pamela yavuyemo, nanjye nibyo ntoraguye ku mbuga ahantu ndi kurimo nitembera, ntago bihamije neza ngo yavuyemo. Wasanga ari bya bindi by'abantu bagenda bavuga ngo umuntu yahuye n'ikibazo runaka cyangwa ngo umuntu yapfuye atapfuye, bakaba bari baragira ngo batwike bakavuga ati inda ya Pamela yavuyemo kandi mu by'ukuri itavuyemo. Nibyo hano makuru tuyakomeza tuyagaruko ndetse turebe tuhashakire n'ubushakashatsi na ba nyir'ubwite tubibarize kuntu bimeze, dore ko The Ben amaze iminsi akora ibitaramo, ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, amaje gusohora iriya ndirimbo. The Ben akaba ari gutegura igitaramo ejo bundi ku Bunane, aho azabatangiza ndetse haba n'abakunzi be ubunane. Abanyamakuru byinshi byagiye bigaruka atari yanabyara ati The Ben namara kubyara, kubera ko umugore we Pamela afite ubwenegihugu bwo muri Amerika, bazigira muri Amerika. None se kuba bamukuriyemo inda niba koko bayikuyemo, nibyo byaba byatumye uyu nguyu Pamela kugira ngo batazajya muri Amerika, abandi bakavuga ati nko bateye bamwifurije ibyiza, ngo ubwo ngubwo ngo The Ben ngo naramuka ngo agiye muri Amerika ngo indirimbo zazaza barazumva nk'abumva za makanyaga, nk'aho ibikorwa bitivugira aho wajya hose, icyo mvuga ko ari uko usohoye indirimbo ikagera mu bantu. Ibi ngibi rero bigenda bigarukaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye bavuga ngo Pamela yabyaye kandi mu by'ukuri atari yabyara. Harimo n'abagiye babivuga bakimara nko gushaka n'amaranye amezi angahe, tugategereza amezi agahera
amaso agahera mu kirere. Ariko nk'uko twabibonye wenda kuri iriya video ndetse no kuri ariya mafoto byagaragazaga ko inda ikuze ndetse ari n'imvutsi, ndetse abantu benshi bagiye babivuga ubu ngubu ukaba utanabatera imijugujugu cyangwa ngo bahakanye, dore ko inda ya Pamela yari ikuze cyane ukabona rwose no ku jisho biri kwigaragarira. Abantu benshi rero niyo mpamvu batagiye batinda kuri ibi bintu ngo yaba yabyaye, ariko rwose mu by'ukuri amakuru yagaragayeho ntabwo ari yabyaye. Nk'ikiganiro The Ben yakoze kuri Radio Rwanda bari bamutumiye, yagiye agaruka ko atari yabyara, ari bya bindi by'amagambo y'abantu, ahubwo ngo nawe byamutunguye. Yagiye ku mihanda abantu bose ati Pamela yabyaye, Pamela yabyaye, kandi mu by'ukuri atabyaye. Uri kumva ko mu Rwanda rero abanyarwanda twesitaye nabi, ndetse n'abanyamakuru bo mu Rwanda dusigaye dutangaza ibihuha ngo dukunde twibonera ama-views ndetse likes, ariko rwose ntago ari byo. Gusa nanone ubundi hari icyo bita umuco w'u Rwanda uyirebye kuva na kera warahindutse. Ntago kuba umuntu yaba yajya hanze ngo abe yakifotoza wenda twite wamutera imijugujugu, kuko nibyo aba yahisemo, kandi mu Rwanda urabizi ko hari ahantu hafite freedom. Niyo mpamvu rero utatera imijugujugu wenda kuba Pamela yarifotoze ameze kuriya, inda ye iri kugaragara ndetse no mu mashusho ameze kuriya, buriya wasanga aribyo byamunejeje ndetse akaba ari nabyo yari ashaka. Ariko rero ntago nabishishikariza buri mukobwa wose, ibindi biriya n'iby'ibyamamara, abantu b'abahanzi bakomeye cyane. Niba uri umukobwa wo mu cyaro rwose biriya ntabwo nabigushishikariza kuba wabikora. Gusa ikintu wamenya rwose, inda ya Pamela bari kuvuga ko yavuyemo, aribyo natwe tugiye gukomeza tukabireba, tukabaza n'amakuru, tukareba niba koko atari ibinyoma byadutse mu banyarwanda. Uyu mupfumu rero Rutanga rw'amaboko ni umupfumu bavuga yuko amaze igihe kinini mu bupfumu, ngo afite umutatsi yavukanye rwose. Nimukomeza no kubibona ku mafoto ngo umusatsi we yarawuvukanye, ari naho yari agiye guteza ibibazo bikomeye cyane kuri uriya mugabo wigeze kwita abajama b'abasitari ngo basenga satani, bariya b'abarasita bagira amaderede. Akaba ari nawe wenda biri gukekwa bitewe n'uko hari n'amakuru menshi yagiye amuvugaho. Akaba ari nabyo rero natwe twagiye duhuzahuza natwe ngo turebe rwose pe niba yavuyemo. Ndabihamya ntagiye kure cyangwa ngo njye inyuma yabyo, niwe waba wayikuyemo, nta wundi rwose, niwe waba wayikuyemo. Nanjye ndabihamya 100%, ariko nawe rwose ariwe wayikuyemo koko. Niba yavuyemo byanze bikunze agomba kubona ibihano bikakaye ndetse binashariye, kuko yaba yahemutse. Nibyo rero turakomeza tukabakurikiranira hano ngaha kuri Kibale TV. Ndagira ngo ndabagezaho inkuru 5 kuri 5 ko twagenda tumenya amakuru koko niba ari ukuri, ubundi tuze tubibagezaho kugira ngo namwe mumenye ano makuru, mutezara murakomeza kugendera mu kigare ngo nibyo kandi atari byo. Ibyo byose rero ndaza kubibabwira hano ngaha muri iki kiganiro mu kanya, nitubona amakuru ari ukuri atashidikanywaho, ndaza hano ngaha nyabagezeho. Ngewe rero mwumvaga iyi ngiyi yo ni Kibale TV, ndabashimiye, mukomeze mugire umunsi mwiza.